hari ku cyumweru henga nzakurure wa mufuka w'amakara masanga inzoka nini cyane iteye ubwoba muri nge numvise umubiri unyorosotseho ndakumva ariko nanone numva kandi kantu numva imbaraga ntabwo ngiye kuvuga ngo numvise ijwi ahubwo muri nge numvisemo imbaraga atiriranzo kugomba kuyica kandi nari nuriye umuhanda nagombaga kwitabaza n'abatambuka ariko umutima uranyemeza uko nakinjiye kandi nayisize yizinze nsanga noneho yizinguye ntabwo nigeze ngira akantu ubwoba nyine ntumbaze ngo bwagiye ntabwo nzi uko nanjye byagenze nsanga nayo imeze nkaho yiteguye nkakubita igasimbuka ubwo uko isimbuka je niko ndi kugenda asubira inyuma ariko isatira nza kwerekeza y'amaso yanzoka byagenze bite nkatekereza ko nta gisiga kimwe cyayishobora byagenze gute ako nako kaba kanciyeho sinabigarukaho aho bayijugunye yego mu minota mike wasanze mu minota mike cyane ntaho nahabonye ariko sinabigarukaho kuki ubihuza na yanzoka kuki mbihuza na yanzoka rero impamvu mbihuza na yanzoka nuko muri ubwo burwayi isura yanjye iyo sura uwo mubiri wasaga na yanzoka kandi nkakunda kubona inzoka kenshi nkazibona utavuga wenda ngo nimwe cyangwa n'ebyiri uzirota nabibwiye umuganga ashaka bintu yari abimenye ntabwo nabaga ndi mu nzozi ndagenda ndambara narabanje ndambara ni wenda nuzaza nukura azasange nambaye ngeze mu nzu telefone yanjye irasona ndebye mbona ni umuturanyi umwana yajyaga akoresha ampamagara telefone mbanza kwanga kwitaba ku nshuro ya kabiri inshuro ya gatatu ndavuga reka mfe kuyitaba nkishyira ku gutwi numva alo mama umeze ute umwana wanjye jera numva ndatsinzwe arambwira ati se mama uracyarwaye ntiyewe ndimo koroherwa ese ko kuri koroherwa ntindi koroherwa ntinuhangayike arangije arambwira ati mama ati gusa ndumva ashaka muri iyi minsi kuzaza kugusura ndamubwira ntiyewe ntuzaze ndahari arambwira ati mama wanjye ati ndagukunda ati kandi humura uzakira ni umwana mukuru ubu ari umwaka wa mbere segonderi ndangije nahise nicara ndarira za mbaraga zose zo kwiyahura mba ndazibuze mba ndatsinzwe ndavuga se mana noneho bwa burwayi bwanjye mpita mbwibagirwa noneho ubwenge bugaruka ku mwana ubwenge bugaruka ku mwana ubwenge bugarutse ku mwana mbari we noneho ntekereza ndavuga harya nari ngiye gusiga umwana wanjye harya jera wanyibutsa abantu abakobwa babyaye batabana n'abagabo babita ngo iki bahita ababyeyi yako Gerard urashaka mvuge ngo abafiyemera ako ya urwo ruzungu oya tubivuga uko babivuga babyita abakobwa babyariye iwabo mwabakobwa mwe ntimundebe nabi nanjye ndimo kubyara no kurwara no kutagira akazi bye byangizeho ingaruka byangizeho ingaruka mbura umugabo mbura umukunzi mbura fiyanse ubura umugabo uzi kubura umugabo ku munsi w'ubukwe byakubayeho se ubwo maze koroherwa mu kwezi kwa 9 no mu bihe byose nari mfite fiyanse no muri ubwo burwayi ariko maze koroherwamo arambwira ati none ndumva nakurwaza turi kumwe umuntu twakundanye imyaka igeze muri 6 ni myinshi koko ndavuga nicyo cyizere ni icyanyacyo uvi inkuru yanjye
kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza muri satandukanye, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, mukomeze kunezezwa by'umweko n'ibyo mukora n'ibyo muba mu byose. Ndabizi ko duto dufite, duto twahawe, birashoboka ko wanezerwa pe ukagira ubuzima nyabuzima bigakunda, ubuzima ukabubona. Igikomere urimo aka kanya, nkunda kuvuga ngo igikomere urimo kano kanya kubera ko ni kimwe mu bintu bizonga umuntu ubuzima bugahagarara. Ni kimwe mu bintu byica umuntu amarangamutima ye akagenda burundu. Igikomere urimo aka kanya, umve ko ngukomeje. Ndakubwiye ni komera, wongere ukomere, ushikame, uvuga uti ngomba kubaho. Baho. Uyu munsi ndakwifuriza kubaho. Uyu munsi ndakwifuriza guhobera ubuzima. Uyu munsi ndakwifuriza gukunda isi, wivuga ngo iwacu si ku isi ni mu ijuru. Ikigihe urimo nicyo ku isi. Witangira kuba mu ijuru utararigeramo, witangira kuryifuza utararigemo. Turyifuze tunarikorere, ariko tube no kuri ino si, tubashe gukuzuza mission yatumye tuza kuri ino si. Hari benshi bapfuye si uko Imana yari ibanze, si uko Imana yanagukunze kurenza abo, ahubwo ari mission ugomba kuzuza kuri ino si. Ntabwo njye nemera abantu bavuga bati Imana nyine twaradukunze tubaho turarokoka. Si uko abandi bapfuye b'Imana itari bakunze, sibyo? Ahubwo nuko hari ibyo ugomba kuzuza kuri ino si. Hari mission ugomba kuzuza kuri ino si. Wapfuye Imana yaramukundaga, nawe iragukunda. Baho uhobera ubuzima, ubundi ubashe kuzuza icyatumye usigara kuri ino si. Ndi kumwe na Uwamariya Marina, niwe tugiye kuganira. Mwiza cyane uko muri kwibona, amaso yanjye ntambeshya, nawe ntabwo ari kukubeshya. Marina, uraho neza? Muraho. Umeze neza? Ndashima Imana. Uri amahoro? Ndamahoro. Kubanje kubyibazaho? Ubwo biterwa n'inzira umuntu aba aranyuzemo, ariko ntabwo yabura gushima Imana. Ntabwo wabura gushima? Yego. Ni ukuri pe. Hari ijambo rikomeye Bibiliya ivuga, ariko mba numva rikomeye, ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima. Yego. Gushima mu bibi kenshi biragora pe. Biravuna cyane. Marina, ku muntu utakuzi mwibwira gute? Ku muntu utanzi? Twongerejwe. Ku muntu utanzi nitwa Uwamariya Marina. Nkaba mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara. Yego. Nkaba ndi umufemeri w'umwana umwe. Ntabwo ndi kuvuga ngo ese wakwiyugira nkaba ndi umumama w'umwana. Nkaba ndi umumama w'umwana umwe. Iyo titre mwihaye iyo ngiyo rero. Hari ukuntu abantu
aba ari umumama wenda atarashatse agatangira inkuru cyangwa aganirira undi muntu, nafashwe ku ngufu, nagize ibishuko, ntabwo nje kubabwira ko nafashwe ku ngufu, oya. Byagenze gute Marina? Ko byagenze, Yego. narezwe nk'abandi bana mu byaro iyo ngiyo, nkura nk'abandi bana, ariko ngeze muri ya myaka nkura n'umunanira inda, ntabwo yafashe ku ngufu. Ndabyara, muri uko kubyara ubuzima ntabwo bwandyoheye, kubera ko aho ubuzima bwatangiye kumbabariza, urumva nabyaye ndi jyenyine ku myaka itari myinshi, kubera ubuzima bubi, inzara nyinshi, ingorane. Natangiye gukora akazi k'ikiyede mfite umwana w'amezi 4. Imirimo ikomeye, ibintu bigoranye, ibintu byanze, urumva aho ubuzima bwari buri. Ariko umwana arakura, nanjye igenda ashyira ubwenge ku gihe. Ngeze nko mu mwaka wa 2017 ntangira kuzajya nkora mu bintu by'amaresitora, kuko kera narareze ibintu bya hoteleri. Ubwo nkabifatanya no kwiga ibintu bya salo, nkabifatanya, birakunda. Ubwo buzima bubi ngenda asa nk'ubuvamo, ninjira mu bintu bya salo, ubuzima buraryoha, ndakora ibintu biraryoha. Urumva nabaga mu mujyi wa Kigali Kimironko, ubuzima buraryoha. Hinga simbukeho rero, ariko ntararengaho. Ubuzima butari mu rukundo nta buzima buburimo na gato. Kandi ikindi nanone, ikosa rikomeye cyane ni ikosa utize. Kandi kwiga nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Hari byinshi duhura nabyo, ariko niba uhuye nabyo ntugire isomo ukuramo, ubwo wasigaye. Yego. Mbaho ndi umuntu ukomeye mu mutima, nkabasha gukora bigakunda, mbese biremera. Ngeze mu mwaka w'2021, Yego. nirengagije ko ubuzima bwo hagati mbusimbutse, ariko mbabwiye ko byari biryoshye. 2021 mu kwezi kwa 7, Yego. nahuye n'ikigeragezo mu nzu nabagamo. Kumwe umuntu amaze icyumweru akora, amaze icyumweru ari mu kazi, waramukiye mu rugo no ukeneye gukora amasuku y'icyumweru, kuko nta mukozi nagiraga. Yego. Nakoreshaga amakara. Hinga nzajye gufata wa mufuka wabaga mu iguni ubamo amakara, mvuga okay yashizemo, none ubu nugutegura ikindi cyumweru, ibitameze neza nkagura, ejo nkazatangira icyumweru kimeze neza, hari ku cyumweru. Hinga nzakurure wa mufuka w'amakara, masanga inzoka nini cyane iteye ubwoba. Muri nge numvise umubiri unyorosotseho, ndakumva. ariko nanone numva kandi kantu, numva imbaraga. Ntabwo ngiye kuvuga ngo numvise ijwi, ahubwo muri nge numvisemo imbaraga, ati iriya nzoka ugomba kuyica. Kandi nari nuriye umuhanda, nagombaga kwitabaza n'abatambuka, ariko umutima uranyemeza. Ubwo njya kwa Randirodi, ndavuga nti mbonye inzoka hariya mu rugo, wenda yagize ngo ni hanze, sinzi uko yabitekereje, waniza isuka nkajya kuyica. Isuka ati singiyo. Isuka ndayifashe, mfata n'igiti cy'umuyenzi cyari hafi aho, ndinjira. Uko nakinjiye kandi nayisize yizinze, nsanga noneho yizinguye. Ntabwo nigeze ngira akantu, ubwoba nyine ntumbaze ngo bwagiye, ntabwo nzi uko nanjye byagenze. Nsanga nayo imeze nkaho yiteguye, nkakubita igasimbuka. Ubwo uko isimbuka je niko ndi kugenda asubira inyuma, ariko isatira, kugeza ubwo bimpundiye inzoka ndayica. Yari inzoka nini cyane iteye ubwoba. Ya nzoka ndayifashe, ndayisohoye, nyijugunya munsi hafi igiti cy'avoka cyari hafi aho. Wayishe? Nayishe, nta muntu wayimfashije. Wakubise isuka n'inkoni ndamanura, ku bw'amahirwe urumva nagiye kuyica bigoranye, n'isima nari nayijanjaguye nayimaze, ku bw'amahirwe biremera. Uko nakayijugunya aho munsi y'igiti cy'avoka, ndakubwo ntangira imirimo yanjye, sinanabigarukaho. Mu minota nka 15 nza kwerekeza y'amaso, ya nzoka
byagenze bite nkatekereza ko nta gisiga kimwe cyayishobora byagenze gute ako nako kaba kanciyeho sinabigarukaho aho bayijugunye yego mu minota mike wasanze mu minota mike cyane ntawe nahabonye ariko sinabigarukaho sinanabyitaho nyine mba nk'umuntu nyine wishe umwanzi nta bindi ibyo ndabyihoreye nkoze akazi kanjye ndatuje bukeye nsubira mu kazi nk'ibisanzwe nyuma y'iminsi mike cyane nko mu minsi 7-8 umubiri wanjye wose ntangira kugenda urabona amibe iyo yaguciriye niko umubiri watangiye kuza umeze ariko ntibindye nkajya kwa muganga ntangira gupfuruta umubiri wose noneho nkivuza centre de santé ari i Remera urahera centre de santé nawe urabyumva ati ni amibe bakaba imiti yo kunywa ibintu bikagenda bikura mu byumweru 2 bya bintu byari bibyimbye nk'ari amibe bitangira kugenda bizana indi sura uko bizana indi sura bigenda byikanga gusa n'umukara yego ubwo ni umubiri wose nta birenge nta ntoki nta mu mutwe no mu maso no nyine ikitwa isura yanjye ikitwa umubiri ntaho byasize ubwo icyo nakoraga nisigaye nambara nk'abasilamu umwenda muremure nkitandira urumva n'agapfukamunwa nako kari kakiriho ninjye muri icyo gihe wubarizaga iby'agapfukamunwa igihe kigeze mu kazi ugumva mu kazi ntabwo bikigenda neza abo dukorana batangiye kunyinuba ndasanga bicaye nahicara hagagenda haguruka umwe nkisanga nasigaye abakiriya batangira kunyinuba tuyu muntu aya ubu burwayi bwanakwandura hinga noneho nzasubire kwa muganga noneho bamatransfert ijya Kibagabaga ndahivurije Kibagabaga ndahivurije ubuzima buranga ubwo mu kazi byarahagaze ntibigikunze genda gusohora amafaranga gusa urumva se cyari gisigaye iki ukeneye kurya ufite umwana ugomba kubaho ugomba no kwishyura inzu nagiye gushaka akazi k'ikiyede nta muntu wari kukama bitewe n'ukuntu ari maze kumera ahubwo hari umufamili wari hafi nawe ubwe ariko kuri iriya taje n'ahantu bita kwa Sekimondo wazahansabiye akazi ko bari abantu wenda wubazi ati nzakagusabira akansabira akazi barakama akazi ndagakoze ngakorana ubwo burwayi nanivuza noneho mu gihe kitari kinini tugeze nko mu kwezi kwa 9 bya noneho bitangira kundya ukwishima ntago nari kwishimisha intoki zanjye ngo bikunde ntago nari kwishima hango byansabaga kwishimira ahantu rimwe icyarimwe hari ukuntu umuntu aba afite nk'isume irenze imwe ariko ukagira nk'isume haba nubwo waba wayifuze warayibitse ariko naho uyizingure ukora nyifite akantu k'umugaga iyo sume niyo nishimishaga ikomeye mbese ikomeye nkishima mu mugongo nkishima mu mbavu nkishima ibirenge nkishima mu mutwe narangiza nkasigara nokera ubwo urumva mu kwishima ni uruhu ruri kuvaho byari byatangiye ari uruhu ruri kuvaho aho maze kwishimira isume nkayikunkumura narangiza nkafata keyo nkakubura wa mubiri wanjye nkashyira mu gapapiye jenike nkajyana muri puberi mbaza utese washaka kwishima muri mu kiyede najyaga muri tuwarete ngo batakubona kwako hagati ya 5:00 na 4:00 kakazuba kamaze kugera mu mubiri wanjye nibwo umubiri wanjye nkumva ndashaka kwishima nkumva ibintu byanze bikaba ngombwa ko njya kwisha muri toilette nta ukuvuga ngo niba ujuka kwa mugabo muri toilette ndimo urarindira mvemo nkishima bihagije nkamara nk'inota nka 15 cyangwa 20 ngasohoka muri toilette nkakomeza akazi nk'ibisanzwe akazi gutaha byari 11:00 ariko abakire banjye bwo zari 12:00 ariko umutima wanjye ukambwira ngo ningera mu rugo ikintu cya mbere ndi bukore ni ukwishima umubiri warandyaga bihagije ubwo ni umubiri w'inyuma imbere nta buribwe nagiraga bwaje kuza nyuma
nagera mu rugo nkimara gukingura nkafata yasume nkiyambura nkishima bihagije nkikuraho uruhu nasoza nkongera nkakora bya bindi nkashyushya utuzi nkakaraba nkisiga amavuta y'inka buriya amavuta y'inka mu bintu bimeze nk'ibisebe amavuta y'inka araryana nkishima ndira nkakaraba ndira nkisiga ndira no kurya bikanana kaririwe mu kiyede ubuzima burambye ubuzima burambabaza ubuzima buranga ubuzima burangora ubwo narakoraga hari igihe cyageraga nkumva narembye bikaba ngombwa ko nsiba bwacya mu gitondo nasabaga akazi bundi bushya ngiwo umuntu w'umuto yego gusaba akazi bundi bushya ni gute narasibye kandi nasibye nta ruhushya yego nkongera nkasaba kandi akazi bundi bushya mukire nkongera nkiyinginga nagira amahirwe akongera akansubiza mu kazi nkongera nkakora twahembwaga buri wa gatandatu indi minsi wenda nko kuwa kabiri kuwa gatatu nkajya kwa muganga hinganze rero nzasubire kwa muganga Kibagabaga numva ndi kuremba umubiri uri kuba bibi birenze ariko ibyo byose byambagaho ntabwo nigize ntekereza ngo inzoka igenda ku isima gute ubundi ntabwo bibaho kiranazira nsubira kwa muganga Kibagabaga nk'ibisanzwe ariko ngenda ndemba ngenda ngira ibiro bike cyane kuri rwa rwego rwo hasi bafata ibizamini bishoboka n'ibidashoboka muganga tufite kanseri yo mu ibere ati transferi i Kanombe se ndiho ngewe ndinde noneho ngewe ubwo burwayi ukuntu nari narabufashe nta muntu wo muri famiye wari ubuzi ngire navuze nti ubu burwayi n'ubwanjye Imana yo mu ijuru izanyiza nta n'uwamenye ko narwaye n'uwo mu famire wansabiye icyo kiyede nawe ubwaye ntumva ro nshuti yanjye ni wowe umbona ndagusabye ntuzagire umuntu bibwira koko ntawe yabibwiye navuye kwa muganga ndira ngenda ngera mu rugo nabwo ndaceceka hari kuwa gatanu burakeye kuwa gatandatu ntabwo navuze kandi ntumbaze ngo ninjya Kibagabaga amafaranga nzayakura numvaga mvuga ntubwo Imana ifite uko izabigenza nti cyane cyane ko ndumva ntazanakira bukeye mu gitondo urumva kuwa gatanu nari nasibye akazi kuwa gatandatu ndabyuka nk'umuntu ugiye mu kazi ubwo ntitugeze mu kwa 12 di yego nkikora ikiyede bigoranye ibintu nyine byaranze ubwo ndagiye no mu kazi kumva abakozi b'abakobwa ngo babirukanye ariko jye sinabimenya harya buriya tuvuge nk'akazi karimo abantu benshi babantu bakunda guha nk'akazi gatoya bitwa ngo iki gatoya gute kwa kundi nyine gaciriritse se oya si ugucirira hari ukundi gakeya nyine baba bafite ukundi kuntu bafashwe abantu mu kinyarwanda bari abantu ni nk'inkundwakazi yego ntabwo nzi ko no mu kiyede biriya bintu bibaho ninzi wenda ko bishobora kuba mu kandi kazi ariko biriya bintu nta hantu utabisanga noneho za nkundwakazi abambe wanjye ni ukuri nta yari ishansiye nini ariko yagoragamo abagore batarenze 4 ariko nabo ntago bankundaga kubera ubwo burwayi aho niyamburiraga siho biyamburiraga barakunenaga bari nyine baranenaga kuri rwa rwego nanjye navugaga nti ntago nabarenganya ni ngombwa ubwo buribwe mbubamo ubwo tugeze kuri icyo cyo kujya mu kazi kuwa gatandatu kuwa gatanu nasibye akazi nsanga b'abakobwa bose ntago baje ngenda ndiyambura ariko ntago nari kubimenya inshuro nyinshi babaga bari muri etaje hejuru batafite utuntu bari gukora gutya ndagenda ndambura nk'ibisanzwe ndambara imyenda y'akazi nkubitana n'umukire mu marembo aterega nta kazi gahari yego akazi k'abakobwa kose k'abadamu nta kazi karimo kanarangiye ntuzigora ugaruka naragiye ndambura n'amarira menshi bya bintu nanze kuvuga nahise mbivuga ubwo mpamagara wa muvandimwe ari hafi ndavuga nti yewe erega ibintu byanze ntise byagenze tati n'akazi banyirukanye
ati se waza ukandeba ntoya ndumva nashaka kuza kukureba ati nyamara ngwino nkubwire ndagiye mutekereza ibyambaye byose mwereka ibipapuro naraye nkuye Kibagabaga ngomba kujya i Kanombe ati hanyuma ibintu urabyihererana se ibi bintu urabishoboza iki ndavuga se byakunda ko nta muntu wabibwira ati kuri iyi nshuro ntabwo biri bukunde ejo cyangwa ejo bundi ushobora no gupfa nzavuga ngo ibintu nari mbizi ese uramutse upfuye nzakwishoboza arambwira ati kuri iyi nshuro ngomba kubivuga arangije ababwira inkuru yose igihe narwariye uko byagenze naho bigeze aha ati mutwohereze izo mpapuro zose izo mpapuro turazohereza mutwereka amafoto uko yabaye cyakoze famiye yo kabyara aho rukomeye burya iratabara nagiye Kibagabaga ku munsi nagombaga guterwa inshinge z'ibihumbi 24 ku muntu utari ufite inoti y'igihumbi umuyede wawe umwe akamvuza umunsi undi akamvuza ejo ahubwo nabivuzaga ntaha umwe paka inshinge z'iminsi 9 zirangiye noneho banyandikira imiti bama imiti ihagije bambwira ati hanyuma ugomba kuzajya uyinywa gutya ukabikurikiza ukazajya ugerageza ukanywa ji ya karoti buri gitondo ibi bintu ugenda imiti ndagenda yinyweye ubwo ndacyari kuri bwa buribwe bw'inyuma urumva nta nakazi ariko famiye muri iyo minsi yambaye hafi ndabibona ndavuga niyo nataha nta kibazo mu gihe kitageze no mu kwezi itariki muganga ari mbere yo gusubirayo nasubiyeyo ubwo nasubiyeyo muganga ati ikibazo cyararangiye uri muzima ntabwo kanseri yo mwibere ndavuga nyine kanseri yo mwibere kujya ubwo itabaye y'uruhu ati warakize ntabwo bishoboka cyangwa yari yibeshye ntabwo tukiraho ntabwo ari ukwibeshya wemera ko izi ndwara zisa n'iziteye ubwoba mu buryo butunguranye mu buryo bwihuse cyane turemera ko izi ndwara baziroga Satani afite amayeri yayandi yo ku rwego nyine utanagezaho kuko nta muntu ugifite umwanya wo kukuroga ngo yagutamitse uwo mwanya ntawe afite ngo hari ibyo bita ibihuherano ibyo bintu birakora yego ndatashye ubwo ndacyari Kimironko tugeze mu kwezi kwa mbere ndavuga ngo reka mpimuke ndahimutse njya Kicukiro ubwo sindiho noneho nyine nibereye imbwa ya burundu mama wanjye arambwira atari kuhagushakira udufaranga dukeya amafaranga yo mu cyaro nawe urayumva ntiwashaka akantu wakora ndavuga nti mubyeyi nagerageza ndicara ndareba ndavuga sinacuruza ibiribwa nta muntu wangurira bitewe n'ikibazo cy'uruhu yego nise niba no mu kiyede bansezera izuba riva kandi abandi bukeye baragarutse mu kazi hanyuma nincuruza imboga n'induri buzirye ntawe buryo nyine hari ukuntu unimenya ukavuga uti byaranze ndagiye mu Kagarama mu isoko ryo mu Kagarama Kicukiro yego mu isoko ry'amakara umuntu anteretera akabanza ku muntu wari utagikora aravuga ati niba ari umuntu umeze gutyo ako kabanza ntago nenda kumwishyuza nashyire mu dukara yicururize ntangira gucuruza amakara ariko noneho ngenda ndemba ngira umutwe udasanzwe wa mutwe wanteraga isereri hafi kwikubita hasi ndagenda ngira uburibwe bwo mu nda hahandi numvaga nk'inyama zo mu nda buri mwe baragiye bakataho sinashoboraga kwinyeganyeza no gutega igare ntago byakundaga byansabaga kuba nyine ngewe nkabari ngewe nzi uko ngenda mba muri ubwo buzima ubuzima buragenda burambye noneho haziramo ikibazo ndagenda mba pararize ibitugu mbaza ati urakivuza ndabikubajije ntago nyivuza uba pararize ndagenda mba pararize none ndavuga ibi bintu ntago bibaho none mpita centre de santé hariya Kicukiro barebye uko bameze nta kintu bigeze bamfasha bahise bama transfert yo ku mushino ubwo ni hera cyangwa ku muhinde
ubwo ni ku murindi harya buriya ku muhinde oya ni ni mu bashinwa ni ku mushinwa gusa si Masaka aho ngaho uko banyandikiye transfert ntago nari imeze neza byabaye ngombwa ko ntaha nkaryama izo nzira nazinyuragamo nge nirwaje bukeye ndagiye Masaka ni ukuvuga ngo niba nteze umumotari navuga numva ari umumotari ndarwaye biragusaba niba wemeye kuntwara urantwara gake cyane kugira ngo mwumvishe ko atari bunyirukankane nkamubwira inda yanjye barayibaze nunkubita mu mukuku ndashwanyuka aha 500 akanca 1000 ubwo urumva nawe uburyo ari bugendemo bukeye ngiye Masaka urabizi uva hano ujya habura ntawe uri butume bamfashe ibizamini ibishoboka n'ibidashoboka ariko umuganga wese twahoraga ikizamini yamfataga cya mbere ni icy'amaraso ambaza niba naripimishije sida kwako n'undi wari wese nicyo kintu cya mbere yansomaga ati sida ati sida yo rwose yo Masaka bamfashe ibizamini n'ibishoboka n'ibidashoboka mbabwira uburwayi bwose mfite bancisha no mu cyuma barebe ubanza nino bararipimye ibizamini uzi cyasohotse nagiye gufata ibisubizo muganga arambwira ati cara ndicara ndasha umurwaza wawe ari ndamuga nige ndirwaje nizanye nta muntu waguherekeje ntimugane nizanye arambwira ati rero ibizamini wafashwe byose nta ndwara nimwe ufite emwe n'uruhu rwawe ni ruzima uruhu rwanjye ni ruzima umugabo hasi ntabwo uri kurureba ati none ibizamini ko bitwereka ko nta burwayi na bumwe ufite yego ubwo icyo nakoze narongeye ndirabundi bushya aranyihanganisha arambwira ati ariko ndashaka umbwire umaze igihe kingana gute urwaye ndabona uburwayi bwatangiye mu kwezi kwa 7 kuri mwaka ushize arambwira ati ngaho mbwira uko bwatangiye ntangirira kuri yanzoka uza kuyuka yego ikintu yambwiye yarambwiye ati yewe ati mbere yo kugira ngo ugire abandi baganga ujyamo cyangwa ugire undi muganga mwongera guhura banza ukurikirane ikintu cyaguteye gusa gutya ndavuga n'umuganga ambwiye ikinyarwanda atese nta n'ikinini nahavuye nta na paracetamol bamaye ndarembye nari umuntu ukwiye ibitaro yego ndatashye ubwo icyatangiye ni igiki kwivuza mu kinyarwanda nimvuga mu kinyarwanda ntugire ngo byari byoroshye abapfumu umwe akambwira ati kuraguza mbese aho ngaho umuntu akambwira ati hari umuntu wakuvura genza umuntu wakuvura ati kireye ko hari umuntu wakuvura aho nkabangiyeyo atahanga mu majyaruguru umuvuzi tutahuye ubanza uwo nguwo nari ntaramumenya ubwo ariko nkabikora muri bucece ubwo famiye ibyo ntago ndi bubivuge kuko nari ndambiwe guhora mvuga ngo nongeye narembye erega ndarwaye iyo ndirimbo numvaga narayihaze umvaga uri kubajena pe nanjye mvuga nti oya ndarekeye ndivuje biracika ariko nava nko ku muganga nkamara nk'iminsi 2 numva hari ukuntu mu nda habaye nk'ahandekaho gato nkumva ibitugu cya kintu cyari kihambere mu bitugu kirenda nko kundekura bikamara iminsi 2 yonyine ku munsi wa 3 ubanza n'ubwo burwayi nakuraga mu bapfumu bwataga bwivanga n'ubwo nsanganywe noneho nkahita ndemba ejo bakandangira hanze nyine nibera muri ubwo buzima noneho ngera hahandi ntari bubashe no kujya no kumupfumu ngo muhe n'igiceri cy'ijana nananiwe nshiriwe yego njya mu nzu ndaryama ndavuga ntubwo biranze ni ugutegereza Imana ikazaza ikanyura nakumva abo basenga nkandara nkagenda nkasenga ubwo ntibitangiye kunyobera yego bikuyoboye ku Mana yego ibyaranyobeye manika amaboko noneho njya ku Mana ndavuga nti Imana noneho
ariko nayo nkarana yanyihoreye yacecetse njya mu nzu ndaryama. Hinga rero y'Amana hari umudamu bita mama Justine, nawe yakundaga kuba ari muri iryo soko, niwe wakoraga inzara z'abo badamu. Ariko Marina ko maze igihe ntamubona kuri kariya gaseta, abandi ati neza agaseta korona kari hiki, nyine impamvu atakiza niki, ati yararwaye, ati mume nimero ye. Ariko mbere yaho nkiri mu isoko, nyine hari ukuntu uba urwaye n'ibikugerageza bikaba byinshi. Urumva nta koperative nabagamo, nta kintu na kimwe cyo mu isoko nabagamo. Hinga Rwanda Revenue zaze, abantu batari mu makoperative, abantu badasora bigire hino. Perezida w'isoko ati Marina nawe urimo, bakagira ba bakecuru nyine baba bavuga ati uyu mukecuru ari kwishakashakira, yanze kwicara no gusabiriza, uyu ni nakomeze yikorere. Bangezeho ndavuga nti none se bari abakobwa babiri n'abasore babiri, ndababwira nti rero ubu mundeba ndarwaye, ndarembye. Perezida w'isoko ati by'uyu muntu ashobora kuba arwaye, akora gake gashoboka. Havamo umukobwa mwiza cyane, uteye neza, ugaragara neza, yabwiye ijambo ndababara. Yarambwira turwaye iki? Yewe ntindarembye. Nta muri iryo soko nta isurange bayibonaga gutya, ariko nta wari uzi niba ubwo burwayi mbufite umubiri wose, ryari ibanga ryanjye. Nabwiye perezida w'isoko nti yewe nifungurira imashini, nayo nambaye ikanzu. Arayifungura kugira ngo nereke abo bantu ndebe ko nibura bangirira impuhwe. Perezida ati ntabwo narinze kumeze gutya. Uwo mukobwa mwiza cyane wakagombye, arangije arambwira ngo umva, uzajye gushaka icyangombwa cy'uko ufite ubumuga budakira. Iryo ni ryo jambo yambwiye. Ubwo ni ubushinzi nyine bw'abantu baba bafite. Naramubwiye nturakoze. Yatumye uwo munsi ndira amarira. Ndangije mpita nzinga mpita naha. Ndaramubwiye nturakoze. Bikunda kuvuga ko abakobwa badashyigikiye. Baba ari abana babi. Niko baremye. Ariko ukabona ni kwa kundi umuntu avuga iyi ntago ari bose. Ukabona ni kwa kundi bagenzi be batari kwivanga mu ijambo yavuze, batagira ngo wenda nabo nyine ubona bibakoza ahantu, ariko babura icyo bongeraho. Ndangije ndataha ubuzima bwanjye, ngenda mbumbenya gutyo, ndaryama uko nakaryamye. Nibwo uwo mudamu yaje kumbaririza, Marina ko maze igihe ntamubona hano mu isoko, byagenze gute? Ariko nyamara yararwaye. Umudamu arampamagara, amakuru ndamubwira ni ndaho se narindiho. Ati ndangira ahantu ndahamushushanyiriza ari mu Gatenga, hariya hafi n'uruganda rwahoze ari urwa Super. Mamushushanyije asanga yarahabaye. Arambwira ati wowe hambwire nkiva kuri kaburimbo ni urupangu rwa kangahe, ni iburyo ni ibumoso? Ndamusobanura ni ukiva kuri kaburimbo ni nk'inzu ya 4 mu kaboko k'ibumoso, ku rupangu rufite irange ry'ubururu. Ukinjira ni njuri buhingukire uwo muryango, indi miryango yabaga mu gikari. Mudamu nagiye kumva numva yangezeho. Nawe urumva uretse kumbona nambaye agapfukamunwa, akambona wenda ku ntoki mfite ikibazo no ku birenge, bakumva ko wenda byagenze gute se. Ntabwo mbizi ko babiteketse kuko nta n'umuntu wabimbazaga, nabaga nicaye njyenyine. Mudamu arambwira ati Marina warwaye ute, byagenze bite? Nkorama agashati ndamubwira nti dore uko nabaye. Byaje ryaye ndamubwira nti igihe cyose tumaranye ari mu isoko nukomeze, ariko ndi kuremba. Arambwira ati se ndagufasha iki? Ndamubwira nti ntacyo nzi. Ese warivuje? Mwereka impapuro zose. Ni kandi noneho no mu Kinyarwanda nagiyeyo. Arambwira yo kabyira ati ibintu uretse gusenga nta kindi kintu cyakiza ubu burwayi. Umugore w'imfura ahera ubwo anguma ntacyo dupfana. Mama Justine Imana imuha umugisha, iwumuhe pe. Umudamu yambaye hafi aturugo rwe, kandi yabanaga n'abana. Yaba muri iyo minsi izo ngo yazibayemo zombi, akaba mu Gatenga akaba no mu Kagarama icyarimwe. Iwawe? Yego.
akamfurira njye bumva nta mafaranga mfite yo guhaha akanamahira akananekera akambwira ati gerageza urye gerageza unywe agakoma niki nakora byagenda bite ntabwo narasenze byaranze mu kinyarwanda nagiyeyo dore kwa muganga nta nyine ibishoboka byose narabikoze arangije aratekereza ati ariko buriya abantu basenga baba bahari cyangwa se hakaba hariho n'abantu bashobora kuba bavura uwashaka kuntu twashaka nk'umuntu wakora inkuru tukareba niba ubu burwayi bugiye hanze hari igihe bwakubitana n'umuntu waburwaye cyangwa waburwaje akatubwira yakize bigenze gute yivurije aragerageza nk'umuntu wari ufite ubwonko buri gukora yaragerageje hari umunyamakuru waje uburwayi bwanjye bujya hanze bamwe jya kwivuriza nkabwa ntago nzasubira mu bapfumu nabivurijemo bihagije ntago bizakunda umuntu agahamagara ati rero jewe ndasenga ariko mwohereze itike uwo mudamu ati none se uyu murwayi kuri kumureba nyine urabona afite tike ntiwakwigomwa ati kandi buzane na timu isenga ntabwo biri bukunde hinga rero y'Amana umuntu aze guhamagara uwo mudamu avuga ati Nyagatare mu Rukomo hari umuntu usenga ndabinginze mushaka ukuntu mugerayo uwo muntu rero wemeye atanga itike ntabwo nari kwicara kuri moto sinari kujya muri gare ngo ndafata kwasiteri ntabwo byari gukunda byansabaga kuba mfite umuntu unyiyegamije urumva n'ahantu nari ngeze umudamu turagiye dusanga icyo gihe bari bafite ngo n'amasengesho y'iminsi ngahe ndahasengeye numva bibaye nk'ibyoroshye turatashye nyuma uwo muntu akazajya yigomwa akaza amazi yo kunywa n'ukuyasengera urumva ikintu nisigaga yari amavuta y'inka kubera wa mubiri kuyo ndebe ko byavubuka yego agasenga buri kimwe cyose akagisengera niba ugiye kurya mugomba kumamagara nkasenga ngenda ngarura ubwenge bwa buribwe bwo mu nda burashira bya bitugu byari byaragagaye birahambuka kwa yuko bikigagaye iyo naryamaga urumva byansabaga kuryama ngaramye hari uburyo numvagamo hari nk'ikintu kigiye kuroboka mu mutima nkahita ngerageza nkiyegura gake ariko iyi saha itaragera nta hantu wajya umudamu arakomeje arandwaje none atangira kubona ko ndi koroherwa akaza nk'uyu munsi akahirirwa agataha mbere urumva yahirwaga akanaharara ubwo nyoboka inzira y'amasengesho icyo nicyo kintu cyambeshejeho nicyo kintu cyankijije kandi ibintu byose naragerageje uza gukira se nubwo ndi kukureba ubu uri kundeba ndi umuntu wakize ndabibona uri kubireba none umuntu ashobora kuvuga ati ariko uyu muntu uri kuvuga gutya mbere yigize arwara ariko ndaza kuguha amafoto y'icyo gihe ndwaye kubera ko nanjye nyirwaye narirebaga nkagira n'ubwoba nanjye ubwanjye njye nakwireba noneho uruhu rwanjye rwaraje rukazajya runyibutsa ya sura ya yanzokanisha uko uwo mubiri wanjye wasaga niko iyo amabara nariye yego wamaze imyaka ingahe cyangwa igihe kingana iki ni ukuvuga ngo narwaye muri 2021 mu kwezi kwa karindwi tugera 2022 natangiye gukira nko mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi ubwo nibwo uburibwe bwashize ariko uruhu rwanjye turagumana uruhu rusa n'inzoka yego uko nirebye ubundi ntabwo nisigaga amavuta nireba narirebaga ya shusho yasura y'inzoka je nkaba ariyo mbona none muri cya gihe nari ndembye wa mudamu mama Justine ataraza kundwaza nararyamaga ariko ntago nabaga nsinziriye ntago zari inzozi nkabona inzoka zitembera hafi aho ariko isura ikaza ari yasura yanjye wa mubiri
havuga ntari koko nkanuye bino bintu ni ibiki, ariko umutima ukambwira uti ntago ari ngombwa kuvuza induru, iyi ndwara ni yawe. N'umuturanyi nta wari uzi ko nta n'uwari uzi ko ndi mu nzu naboreye mu nzu gutyo. Ubu burwayi n'ubwawe se kiba afite ukuntu aba ameze nk'aho ufite mu biganza, akakubuza no kuvuga, akakubuza no gutabaza. Emwe niyo nabaga ndi kurira, ntabwo nariraga ngo ijwi risohoke. Ubanza ari wo mutwe na n'ubu nkirwaye, w'umutwe wo ndacyawufite ariko udakabije, ariko njye ngira umutwe. Mukurira nariraga nekera nk'udafite umwuka, kugira ngo ntarira akagira umuntu nyumva. Njye nafite ikintu kinyumvisha ko uburwayi ari ubwanjye, ntago ari ngombwa urajya na ba runaka babimenye. Ubwo buzima nyine mbubamo, nyine nkumva gupfa ni nk'ako kanya, ariko akantu kaje kundokoraho. Ubwo wari utakijya kwa muganga se? Byo kwa muganga nari nabivuyemo burundu naramanitse amaboko, kwa ko ibisubizo muganga bampereye i Masaka byo byaje byanzura. Nta kintu urwaye, n'uruhu ni ruzima. Reka ahandi tuhareke, wenda n'uri kudukurikira ko ntago yaharebaga, ariko se ngo n'uruhu ni ruzima kandi hari ibigaragara. Ibitagaragara byo muri nge byari biteye ubwoba uko niyumvaga, ariko muganga arambwira ati rega nta ndwara n'imwe ufite. Aho niho namanikiye amaboko. Ariko ubwo uwo mudamu mama Justine ataraza kundwaza, natekereje akantu ko kwihora. Urumva ubuzima bwari bugeze hande nanjye numva bwanze. Kwa muganga narivuje byaranze, narasenze byaranze, n'abapfumu narivuje biranze. Kandi nkavuga ngo ese ko umuntu andangiye ku mupfumu ananyereka ibihamya yuko bamuvuye cyangwa bamuvuriye, ariko njye ntibikunde. Umuntu akambwira ati jya gusengera hana, ariko ko nasenze ariko iyi saha itaragera ntago byemera. Umuntu akambwira ati usengeye igihe iki n'iki wakorerwa, najya wapi bikanga uburwayi uko nakabutahanye nkabucyura. Hagati aho nza gutekereza akantu ko kwirundi, ndavuga ngo ubuzima n'ubundi buranze. Umwana wanjye urumva ari mu cyaro, ari kwa mukecuru, nsandora nta kintu ntegereje, umubiri uri kundya, nta kintu nkimaze, nta n'icyo nenda kumara. Fata umwanzuro wo kwiyahura. Ndavuga ni ikintu ndi bukoresha, nta mbaraga narifite zo kuvuga ngo wenda ngo ndimanika. Nayoze nyamara si imikombe, iyi miti bajya batera imyaka ni yego. Yose ndi bushobore kujya Kicukiro ruguru mu mujyi kuyizana, ntabwo biri bukunde. Ariko narandaye gake mu masaha yanjye ya saa 11:15 ndikurura paka ngeze ku muhanda. Umumotari umuciye ntimota nti ngwino ngutume, ndashaka kujya kunzanira simikombe, ntifite imbuto hari yazananiranye, ndi kubona udukoko. Nyine nawe ushobora kureba umuntu gutumye ko uyu muntu ariho, uyu muntu yarahinze, uyu muntu afite akarima k'igikoni, uyu muntu udafite n'ibiro 5, uyu muntu yarahinze. Nanganaga gutya. Umumotari wa mbere atoya, uwa kabiri atoya, cyakoze uwa gatatu ntago nzi ikintu cyamuhumye mu maso. Muha amafaranga navuga nturanzanira 1,000 nawe ndaguhemba 1,000. Urumfasha wibiri byanjye. Motari ndavuga ntubanguka uransanga. Umumotari yaragiye arayinzanira, ndamanuka namaze kwitegura, ndagenda ndambara. Narabanje ndambara, ni wenda nuzaza nukura azasange nambaye. Ngeze mu nzu, telefone yanjye irasona. Ndebye mbona ni umuturanyi umwana yajyaga akoresha ampamagara. Telefone mbanza kwanga kwitaba ku nshuro ya kabiri. Inshuro ya gatatu ndavuga reka mfe kuyitaba. Nkishyira ku gutwi numva allo mama umeze ute? Umwana wawe. Umwana wanjye. Jera numva ndatsinzwe. Arambwira ati se mama uracyarwaye? Nti yewe ndimo koroherwa. Ese ko kuri koroherwa? Ntiye ndi koroherwa. Ntinuhangayike. Arangije arambwira ati mama ati gusa ndumva ashaka muri iyi minsi kuzaza kugusura. Ndamubwira nti yewe
uzaze ndahari. Arambwira ati mama wanjye ati ndagukunda ati kandi humura uzakira ni umwana mukuru ubu ari mu mwaka wa mbere segonderi. Ndangije nahise nicara ndarira za mbaraga zose zo kwiyahura mba ndazibuze mba ndatsinzwe ndavuga se Mana noneho bwa burwayi bwanjye mpita mbwibagirwa noneho ubwenge bugaruka ku mwana ubwenge bugaruka ku mwana ubwenge bugarutse ku mwana mbari we noneho ntekereza ndavuga harya nari ngiye gusiga umwana wanjye ndavuga ariko wenda buriya nzakira yasi imikombe nahise nongera ndandara ubwenge butaza no kongera kunshuka ndagenda nyijugunya muri toilette ndagaruka ndaryama ndatekereza ariko nkiri aho ngaho harya Jera wanyibutsa abantu abakobwa babyaye batabana n'abagabo babita ngo iki bahita ababyeyi yako Gerard urashaka mvuge ngo abafiyemera ako ya urwo ruzungu oya tubivuga uko babivuga babyita abakobwa babyariye iwabo mwabakobwa mwe ntimundebe nabi nanjye ndimo hari akantu kamwe nababwira yego nk'umuntu ufite umwana wenda nashaka bari umwe nashake baba ari babiri mukaba mutabana umwana wawe aragukeneye umwana wawe aragukumbura ikindi umwana wawe aragukunda ni gute n'ubundi ntabwo umuntu azabaho imyaka 1000 ariko umuntu arirwa yikarakasa mu mijyi n'akayihatse umwana ari kurerwa mu ngo zirenze 5 yabaye aha ikindi gihe yabaye aha umva mukobwa we ndagusabye ndakwinginze utitaye ku buzima urimo mbabarira umwana wawe cyangwa abana bawe niba uri no kurya ubusa ni mu busangire koko ntumbwire ngo nyamara ngo jewe ngabana banje aho bari ngo ndabafasha urabafasha n'ipfubye kubera icyo ubafasha wabareze urabafasha kubera wabanye nabo ariko wa mungara tuba dushaka ntago dushaka kwitwa ababyeyi kuba mama nta gisebo kirimo ni n'umugisha ahubwo ni umugisha ajya niyo umuntu amamagaye mu izina mpita numva binunguye mba numva ubwanzi aranzira ubundi jewe nahomba urumva ubuzima bwaranze twigira mu cyaro nahomba ni mama Cynthia kuko niyo umuntu amvuze mu izina mba binunguye kandi no kuba ndi mama mba numva mbikunze hanyuma tugaruke gatoya naraje kuvuga inkuru yanjye ariko ntago nzi igitumye ntambikira oya nabyo biri mu nkuru yawe hanyuma se basore bo bateye inda se harya bamubita ngo iki nta zina tugira mwabashakize ntabwo ndimo oya babashakira izina koko barakabije bamaze kuba beshi bo bafite bongo ukuntu bo mubahanga akazina keza ngo ni umusore ngo ufite umwana ye harya mufite umwana ntamurera umwana ntaba kwa mama we ariko ngo ni umusore ufite umwana ariko umukobwa yanjye turasa umukobwa se wabyariye iwabo kubera ko utwo tuntu kubyara no kurwara no kutagira akazi bye byangizeho ingaruka byangizeho ingaruka mbura umugabo mbura umukunzi mbura fiyanse ubura umugabo uzi kubura umugabo ku munsi w'ubukwe byakubayeho se ubwo maze koroherwa mu kwezi kwa 9 no mu bihe byose nari mfite fiyanse no muri ubwo burwayi ariko akanyereka ko atagiye atanahagumye ariko maze koroherwamo arambwa ati none ndumva nakurwaza turi kumwe twakundanye imyaka igeze muri 6 ni myinshi koko ndavuga nicyo cyizere ni icyanyacyo nkuko twayipanga wenda bitari byajya mu buryo ubu kaba bitekereje n'ubumeze gutya nta kazi ndakennye byaranze na rwa ruhu rwari rumeze kwa kundi urwo ntago rwashakaga no kugenda rwigumiye uko
nakunze uburyo wari inkuru mu kinyarwanda cyiza ubu wabibonye wese abe komanteri akavuga ati doerite iya si sida umuntu akavuga ati iriya ni nka sida irimo nk'ingandi zo akose ndakomeza ubwo buzima mbubamo nitandiye ndagenda mba umusiramu wuzuye tugeze nko mu kwezi kwa 9 umusore igitekerezo arakima kwezi kwa 9 kwa 8 igitekerezo arakima ndavuga nta kibazo tujya kwandikisha umurenge hariya mu Gatenga uwa babiri ntabwo yakoreraga i Kigali yakoreraga mu ntara ariko avuga ati uko biri kose tuzatura mu mujyi tugiye kwandikisha umurenge dusanga harimo ukundi kwezi niba tugiye mu kwa 8 mu kwa 9 twasanze amatariki yose bayafashe baduha mu matariki ya mbere zo kwa 10 ati nta kibazo itariki barayiduhaye tugiye mu mujyi nanjye mpamagaye abashuti banjye mwatubwira abantu badoda neza bamaye abantu badoda neza mu mujyi wa Kigali tugiye kudodesha imyenda turajyanishije arambwa ati rero imyenda n'ubundi kwako byose bizakorerwa i Kigali byose ni wowe uzajya kubifata ugenda ubibike igihe kigeze imyenda njya kuyifata nsanga ngiye irimo n'utudefo bongera bayisubiramo imyenda ndayitahana ibintu aramena habure ibyumweru 2 arambwa ati ko nshaka ko twasimbukira mu rugo urumva basanzwe banzi famiye yanjye nayo iramuzi tabwa nese ndumva atari ngombwa ati se kubera iki nge uko suku nguko ntago ari umuntu wo kujya gusura abantu atari ko n'undi ko babizi ko warwaye ufite ikihe kibazo ndavuga ndumva atari ngombwa uwe genda n'ubundi utwara abavugishije bazi gahunda ufite niba ufite gahunda yo kugira utundi tuntu ujya kubaganiriza nta kibazo wenda mvuga nti wenda arige n'umuntu abakeneye wenda ubufasha bwa famiye cyaragiye bukeye n'ubundi turakomeza tuvugana bisanzwe ariko mbona ari kugenda gake nkabona butangiye kwiratamamagaye nkabona bigeze umugoroba ataramamagara najya kuri WhatsApp ntiyanyandikiye si umuntu bamwongereye akazi byagenze gute namuhamagara twavuga n'iminota mike ati ko mpoze umutima utangira kundya ariko none sinabyegereza umutima cyane ndikomeza hari ukuntu habura icyumweru kimwe no kumfata kuri telefone nkora ntabishaka icyumweru cy'ubukwe yego habura nk'iminsi 5 nibwo yeru yarambwira ati yewe bya bintu rero narabihagaritse ndamuvuga nti biki iby'umubano nabaye mbihagaritse ese kubera iki ati nzakubwira ati hari ibintu ndimo ati bubaye uretse iryo ni ryo jambo yambwiye noneho numva intege nakagatege yari yaranshyizemo numva nsubiye bubisi nifata ku munwa ndumirwa murabizi ko ku murenge habura iminsi 3 mujya gusinya naba abagabo bazabasinyira ngewe icyo gihe umunsi ku murenge baramamagaye nditaba ate se ntabwo witwa gutya na gutya yego fiance wawe suna ntiyego hanyuma uwo munsi ko muri umwe mu bantu bari gusinya muri umva ngimurure naramaze kuyakira ndamubwira nti yewe ntimuyobozi ntibarambenze byagenze gute ndamubwira nyine bambwiye ko bitagishobotse arambwira ati rero ihangane ibi bibaho kandi ubifate nk'amahirwe wenda yari kuzaza kukwanika hano ukamutegereza ukamubura filimi yizinga gutyo muratandukanye yego ubwo nanjye urumva nafite kumuhamagara se umutima wanjye waragiye urababara none ibikomere none biza bushya ndavuga niba unkoze ibi rero namaze no kugana inshuti zanjye za hafi ngwenda nk'abantu bangaye nyamuneka mwamba hafi ubwo ubwonko bwanjye bwarizunguje ndacangamukirwa mu kwa 12 haragera bigeze mu kwa 2 akazajya nyuzamo akanyandikira simusubize amera nk'uri kunsaba imbabazi nabwa ntabwo bikunda noneho agaca ku nshuti tuziranyeho ndababwira ntabwo bikunda bamwe ntangira no kubaboroka
bamwe bakazajya baza kundeba mu rugo batanambwiye mfate mu bintu byatumye ntitaye ngo nuko nari nkennye byatumye fata icyemezo mu bintu byatumye fata icyemezo cyo kujya mu byaro nicyo kirimo bambure ndagiye natangajwe ko ibihumbi 2024 nibwo yongeye kumpamagara amamagaza indi nimero nagize buryo kingomba kwiboroka bya burundu nta kuyiborokora amamagaza indi nimero ye ndamwita banumva niwe yasa nkahanganirijeho ndamubwira nti bite arambwa atari ko uwanze kumbabarira nabwo ni kujya nkubabarire ndashaka kumenya niki cyabaye hari ibintu utambwiye ndashaka kubimbwira numara kubimbwira twiyunge kwa yuko tutari twiyunga ntiwemere no kumbona amaso ku maso kumbi wasanga ari kwa kundi unyuzaho ugapostinga mukavuga tubanza wa muntu yarakize nje nicyo natekereje numvise atari urukundo rutumye amamagara arangije arambwira ati burya kirya gihe najyaga mu rugo naganire na famiye yanjye ati nukuri pe sinkwanga ariko banciye intege ntindashaka kumenya amagambo bakubwiye baguca intege ati bagiye bampa ingero mbere na mbere aka kanya urakennye nta kazi ufite babwira umugabo yego ikindi banyumvisha yuko udafite akazi wowe cyangwa umugabo je wowe yego ikindi uwo muntu aracyarwaye ese ejo cyangwa ejo bundi bwa burwayi nibugaruka musore uriya muntu uzamurwaza umushobore ko nabonye uburwayi bwarakasamutwe ikindi afite umwana hanyuma ku muntu udafite akazi afite umwana na buriya burwayi ntabwo bizi ko butazagaruka atayo niyo magambo bambwiye nanjye sinabikurura nibura ngo mbashe kujya ku ruhande rwawe ndaje ndamubwira rero nakumvise inshuti yanjye ntikandi uburwayi ntabwo burangiye wowe se ubwo n'iki niba utarwara ntibigaragare ko iyo nza kurwara twarabanye wari kuna niba utangiye kuvuga ku mwana wanjye bigaragare ko tubanye umwana wanjye utamukunda kandi nta muntu kuri iyi si ku mwana wanjye ntabwo bikunda niwe muntu mfite ukomeye mu buzima bwanjye niwe mpanze amaso hama nubwo twaburara yajyaga mbwa ati mama we jya wihangana tegaye burya narya n'irindazi rimwe nkaryama niko kakandi nabwiraga za nshuti zanjye umwana muri kumwe biraryoshye yego ntabwo yitaye ngo ngari kwa nyirakuru ngo bamufashije uya kora inshingano niba uwo musore byaranze ko hari ukundi kuntu bigenda niba atagufasha uwo musore mwihorere ariko basi umwana ariko jera ubuzima buragoye akandi kantu nagira ngo mvuge mwira abantu mwirinde utuntu tw'udusimba tuza mu ngo zanyu ngo utangire ushake inkoni zo kutwica nushaka uba ufite imodoka bakinga urupangu rwawe ngo uhuye n'igikeri ngo paka ngo ugihwanyije kireke kibanza gitambuke uretse kugira aho ngaho wa musore waje kumukatira namubwiye ko bitakunda bitanashoboka agomba cyane cyane kugenda narangije kumwibagirwa bitewe n'ibyo yankoreye namubwiye nti unyibagirwe nk'uko wibagiye ibere ryanjye urakoze cyane ntikandi umbabarire ubyubahirize unyibagirwa abagore bahari ntabwo uzabura umugore uzabona umugore ufite akazi uzabona umugore utarwaye yarabyubahirije yaringinze yaraje se azi ko wakize neza burundu amakuru yafite niko mbikeka erega buriya ntago umuntu mwakundanye imyaka myinshi hari inshuti muba muziranyeho wanacaho rimwe n'ugasanga hari n'inshuti yakwinjira utabizi ikavuga ati wa muntu uko mbona yagaruye umubiri wa muntu uko mbona ubwenge burimo bugaruka ariko naravuze ntoya erega umubiri kumukatira wamukatiye wumva se wemeranywa n'umutima we 100%? ijana rikeya se ni nk'ijana50% niba ribaho kwa ko njye nari narangije no kumwikro byari byarambabaje ndasiba ndavugana imyaka 6 umunsi umwe yaranyiyeretse nta kindi kintu nkeneye kongera kuri ibi noneho kuri we oya ntabwo yigeze umubaza uti kunsiga twateguye ubukwe twatumiye abantu uburyo byandiye ntabwo bizi
urabizi yarambwiye ati ndabizi ariko mbabarira wumva impamvu zanubwo impamvu za sinshobora kuzumva sinzanazumva ntizafatikaga oya nta nubwo nari kuzumva ubwo rero Gerard nese aratinyuka arakubwira ati ndumva nagarutse mu rugo yego bambwiye n'umwana kandi umwana asanzwe abizi ariko nako kanumva karamujabutse nanone akavugaho ariko iyo nza kuba mfite akazi ntarwaye umwana ugira ngo nta n'uwo ari kumutekereza niyo famiye ntabwo ari kumuvugaho kandi navuga ni no ku mwana wanjye simba ashaka umuntu umvugira umwana ariko nibyo umwana wanjye uramubaza iki ku mwana wanjye ntabwo bikunda tuvuga ibindi ariko ku mwana wanjye oya ntabwo biri bukunde kuko mu bantu batumye nsa nkaho nyiriho umwana wanjye yarandokoye ambwira ati mama ndagukunda ikindi ndagukumbuye ese uracyarwaye ndacyarwaye ariko ndikoroherwa arambwira ati rega aho muri uzakira uwo muri watumye ibyo nari napanze imipango yanjye irapfa hanyuma undi muntu ufite wo kwizera kugeza kuri urwo rwego ninde none ngo umute ntabwo bikunda ntibigakunda oya ntabwo bikunda umwana yabaga mu cyaro kwa mama yego uza kumuzana iruhande rwawe gute nza kumuzana iruhande rwanjye gute maze umva namaze kuremba umwana amwohereza mu cyaro nari kumukoresha iki muri icyo gihe musanzwe mwarabana yego sindi bumugaburire nta kintu kimwe sindi mwishyurisha nta kintu kimwe ndi bumukorere no kukubona umeze gutyo nabyo no kumva ko nawe ubwe yarandebaga akambwira ati mama uteye ubwoba ariko niba mbwiye ngo nteye ubwoba ariko twajya kuryama akamfumbata navuze ntumwana niyo mpamvu ndi kuvuga ngo niba utabana n'umwana uri kubana nande urarya ibiryo ukaryama pe ntushaka n'umuntu kwita mama dore uko banyitegereza zana umwana mu bana umwana ni umugisha kandi imana ntabwo ibura ukundi kuntu ibigenza hanyuma Gerard ushatse kumbwira ngo izi nkuru wakira z'abamama bafite imitima imenetse baza barira ku bwahashize ingo baciyemo uko bafashwemo utekereza birangiye abo turi kubyara mu minsi iri imbere uri bwakire kuko ntabwo turi kubarera turi kubareza ukicara ukavuga ngo uri umumama harya ngo uri gufasha ngo njya mbafasha ngo baguriye niyo wabaha miliyoni ya buri kwezi iyo miliyoni ntabwo ishobora kugera kuri uwo mwana nk'uko waba ufite 5,000 muri kumwe izi nkuru zazakira uruhe nta kuntu umwana azarererwa mu ngo zirenze 4-5 kandi buri rugo rufite uburyo rumufatamo ibikomere afite mama we nta n'ibyo azi nta n'ibyo azanamenya ariko Gerard yego bantu munkurikiye akanyamaswa ubonye ngo ugiye kukica aho bantu rero niho ushaka kumenya ntabwo bikunda none se waje gukira aruko bagusengeye birijyana birashira none se mu by'ukuri kuki ubihuza na yanzoka kuki mbihuza na yanzoka rero impamvu mbihuza na yanzoka nuko muri ubwo burwayi isura yanjye iyo sura uwo mubiri wasaga na yanzoka kandi nkakunda kubona inzoka kenshi ninjyamye inzoka nkazibona utavuga wenda ngo nimwe cyangwa n'ebyiri uzirota nabibwiye umuganga ashaka ibintu yari abimenye ntabwo nabaga ndi mu nzozi ntabwo nzi ngo umutima wanjye warure ntabwo nanjye nari nzi uko byagendaga ariko n'ubwo buzima nabayemo kandi igihe kitari gito mbaho nk'umuntu urwaye umutima Gerard ibintu uvuga ni ibiki noneho dore abanyamasengesho bawe wenda buri wese aba afite muganga we bazahura Gerard nshobora kuba ndi umunyamasengesho nkagusengera ntukire kandi undi muntu yazana nkamusengera agakira buri wese agira muganga we ariko hari ikintu cyantunguye hari abantu bakundaga kumpamagara kuri telefone ni Marina tuvugana n'ubu umuntu ashobora kumpamagara bitunguranye nkamubwira n'iki none se byarangiye udapfuye ntabwo napfura arambwira ati reka mubwire ngo iyi nkuru nkimara kuyireba njye numvaga warapfuye ngo uhamagare nko kwikinira undi muntu akampamagara ati nese Marina umeze ute ndashima Imana ati hanyuma rero twasengana nta kibazo n'ukuri
agatangira ambwira tumva rero njyewe Imana yampamagaye mbere na mbere imbwiye ko ubanza ukatura. Nanjye nari maze gusobanukirwa icyo Imana yavuze. Nkavuga nti Imana yawe ndayizi. Iyo Mana yaguhamagaye, Imana yaguhamagaye ntayo nzi. Nge nzi Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yandemye. Nkahita nongeyeho nti Imana yanyijije ibibembe. Niyo nzi. Iyo Mana yaguhamagaye rero ngiye kuyaturira nayibeshya. Nge mfite Imana mbwiza ukuri, nge nayo mwibanga rikomeye. Nta wundi muntu ngomba kubwira, ntawe. Atuguza impamvu ejo byose byakubayeho. Uri umunyabyaha. Batajye kugushakira impamvu. Uri umunyabyaha wagwigaraguye mu byaha, biriya bintu wahuye nabyo ni ibihano by'Imana. Ese Gera, harya uwo muntu usenga ngiyamuhamagaye ntuyimbaze koko ibyambaye koko nuko ndi umunyabyaha? Nkahita avuga nti sinumva mwarasomye Bibiliya nimwe munazizi. Harya yo byamugendekeye gute? Yego, nuko yari umunyabyaha. Ntiharya umwana w'Imana Yesu Kristo niki cyamubayeho? Iyi si niki yayiboneyeho? Yari yagize ati ugiyewe umpinduye nkawe, kuba byose byarambayeho ntabwo ari amakosa yanjye, nta n'uwo nshinze amakosa, biriya bintu byagombaga kuba. Ntabwo icyo nshima Imana nuko ubu ndi amahoro nakize. Ese mbwira Marina, ngenda kibaza, hari ukuntu tujya tuvuga ngo inzoka bayiguterereje, hari uwaketse, hari ibyo bakubwiye. Gerard rero gukeka bibaho, kandi ikindi uretse kuba umuntu yakwiba ukayoberwa haguhishe, ariko ntago waberwa umuntu wakwibye nubwo wakwirengagiza uwo munsi. Ariko si ngombwa kujya kuvuga tuzi ko wanyibye, ariko wamwihoreye ugatuza ugahebera urwaje. Si ngombwa kumenya icyo badukoreye, ahubwo babikoze gute. Wihangayikishwa no kumenya ariko ninde wakoze uwo muntu waramuketse. Yego, ushobora no guhamya ko ari we. nta nubwo nibeshye. Yego, gezeyo njya kukubona uri muzima. Ntabwo arambona. Ntabwo arakubona ko agiye kukubona. Arambaza iki se? Ntabwo ashobora kujya kubiguterereza. Rero reka nkubwire, ibintu byose hari igihe biba Imana ikavuga ikemera ko bitaba, nani ikemera bikaba, ariko nibyo kuri Imana ikavuga ati wapi ntabwo biri bukunde. Ashobora no kubikora ntibyemere, ntibikunde, akwizere ko bitazaba. ntabwo bizakora. Imana yankuye kurarema, kwararemye. Yego, kwararemye, kongera kureme ko bitazongera kuba ukundi. Imana yagize neza, Imana ni igitangaza, Imana yo kabyara. Ariko mama Justine, Imana imumpera umugisha nanone. Jya mbereye imfura, mbereye umuvandimwe, famiye nayo ndongera ndayishimiye, yabanye nanjye. Yego, nkongera nkashimira n'undi muntu wese wabanye nanjye muri icyo gihe mu bufasha bumwe cyangwa ubundi. Abantu baransengeye, abantu ntabwo abantu batagize. Niyo mpamvu buriya nibyo birashoboka ngo amajwi menshi ashobora kuba atera Imana gukora. Hari ukuntu abantu babigenje bariterateranya, barasenga, babigenza gutya, n'aka kanya nta kintu cyane ubwoba. Wenda njya nyuzamo nkagira ubwoba bw'ubuzima, yego. Ikindi kintu mpangayikira kuri iyi si, mpangayikira umwana wanjye, niwe muntu ujya untera ubwoba wenyine. Mpangayikira gute bwo? Nkavuga ntubite uzaba uretse ruje rukamfata ku munwa, mba numva naba ngiye nabi, mba numva umwana wanjye yaba hababaye, kandi ngomba kugerageza uko nshoboye nyine bikanga, ariko nagerageje uko byamera kose. Baho tubyature, baho wongere ubeho kandi neza. Nuko rero ugize gutya rero ujya muri bizinesi ariko urarwara. Uyu munsi warabigarutsemo, ukora iki, bimeze bite? Gera, nyuma y'uburwayi ubuzima bwarahagaze. Urumva nyine nagize gutya ndisoza. Mu kwisoza muri bwa buzima bwe nibwo bwanjyanye mu cyaro, nkora muri salo, imitwe y'abagore nyitaye i Kigali, ari igisuka buri munsi, ibirenge by'abadamu bakoresha inzara buri munsi mbisize i Kigali.
byabaye ngombwa ko njya mu cyaro hahandi ushobora gusuka umuntu ukazongera kumubona waranamwibagiwe. Mbona ubwo buzima ntabwo biri bukunde, ariko ubu mbifatanya n'ibiraka byo gufurira abantu, nakibonye ndagikora. Umukobwa mwiza usa gutyo afurira abantu, yamana se igakora iki? Nyine shobora no none se nkigera mu cyaro ho kwaraho najyaga no kwaka akazi ko gufura, bakavuga ati ko turi bufurisha amakuvure, se uyu muntu ibiro byiwe umuntu ikuvurere yayigwaho. Ariko ubu nibuze ndagenda, niba nambaye nkavuga nti ngiye nk'umumama ntize igitambaro cyanjye mu mutwe, nambaye ikanzu cyangwa nkenyeye igitenge, ugenda ugafura koko nkayacyura, ariko bigoranye, ariko nkayacyura, nkavuga uko biri kose uyu munsi umwana wanjye ararya. Wagiye mu cyaro birumvikana, hunze ukene, ariko nahunze ko wakongera guhura na fiance. Yego. Yaje kurongora? Ntabyo nzi. Nta nibyo ushaka kumenya? Sinanabishaka. Turasoje. Ni ukuri igihe nkunze uburyo icyambere, uburyo uvuga ikinyarwanda neza, urwo ruzungu utaruvangira, biraryoshye, nta kiryo k'igifaransa k'icyongereza tukizi tutakize, ariko turavanga mu kumva n'ibiryoshye, ariko uravuga ikinyarwanda ukumva ni bien, biraryoshye. Ako kantu nakubwira ni komerezaho, kararyoshye. Usanzwe uri umusizi? Umusizi gute? Umusizi usiga. Oya. Kuvuga nka bose uraganira neza cyane. Papa wanjye arazi kuganira. Kakano agera azi kuganira cyane. Uganira neza, utuje, wari inkuru yawe neza, bya gipfura. Biraryoshye. Nabikunze pe. Umuntu wankudiye mama Cynthia, nanjye niko nkwiza. Yego. Ni ukuri akiriho vi kuri commentaire avuga ati do nanjye nabikunze ni ukuri kose. Ikindi dusoreje kuri aka kantu, uyu muvandimwe yahuye n'ibikomere n'ibimukomeretsa mu buryo budasanzwe, yahuye n'ibimugerageza, birongera biramugerageza kumara imyaka urwaye kugeza aho ushaka kwiyahura, ugapfusha ubukwe mu gihe cyo kuba uri mu rusengero, uri mu murenge, bigapfa gutyo. Nibikomere arakuganiza gutya mu buryo bwe, amarira agashoka, ariko mu buryo bwo kuganira ko akakwereka ko nta cyabaye. Umuntu ababaye mu mutima. Kuba umukobwa wagize gutya akabyara, akavuga ati no, ngomba guhagarara ku mwana wanjye nkaba umubyeyi, utanyise mama Cynthia mba numva ntazi ibyo urimo. Iyo ni impano ikomeye cyane, ni ubutwari bukomeye cyane, ariko ntibwagakwiye no kuba ubutwari, byagakwiye kuba inshingano. We abirimo neza rero, no gushimirwa. Turamubwiye tuti komerezaho rwose Cynthia, atange nimero ye, natwe tumuhesha umugisha, nk'uko twumvise uburyo aganira neza, ariko n'ibyaciyemo. Uko hari ijambo rivuga ngo uko ugiriye abandi neza, kugenderera abandi nawe ntumusige. Yego. Uko mwagendereye abandi bo ku nkuru yanjye, uko mwagendereye inshuti zacu uyu munsi zimaze kuba zagombaga kwiyahura, ariko uyu munsi zikaba zarahinduye icyerekezo kuko mwaje ku nkuru yanjye, zaje ku nkuru yanjye, mukababera umugisha. Uyu nawe nimumuhiteho. Cynthia, mama Cynthia, Marina, ntimumuhiteho. Ya ndirimbo cyangwa ryaje bivuga ngo uko ugendereye abandi nanjye ntuhiteho, nawe ntuhite kuri Marina, sibyo? No kuri pe, aragukeneye cyane. Marina, vuga nimero ya telefone yani nayo dusorejeho. Nimero ya telefone? Ariko tutajya kuri nimero ya telefone. Yego. Isegonda rimwe. Isomo rikomeye akuye muri ubwo buzima bwose ni irihe? Isomo rikomeye? Isomo rikomeye ni isomo utize, kandi kwiga nicyo kintu kitagutenguha mu buzima. Bivuze ngo akantu uhuye nako, iryo somo wirisiga inyuma. Iga. Kwiga ni ikintu cy'ingenzi, kandi niba ukunze. Ndumva wigeze no kubivuga mu kiganiro hagati. Yego. N'ubuzima butari mu rukundo nta buzima burimo. Ivugiye nimero ya telefone yawe? Nimero ya telefone yanjye
ni 078 633 74 815. urakoze cyane. Amazina ni uwa Mariya Marina. Murakoze cyane. kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake bukeya mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 83 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563. Nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.